Itorero Patmos nk'uko musanzwe mubimenyereye n'umushumba waryo tubahaye ikaze aho muturutse mu bice bitandukanye aka kanya mukamugeze mu ngo zanyu cyangwa se mukaba mwiriwe mu ngo mu buryo butandukanye ukaba nanone wiriwe ureba televiziyo cyangwa ureba iyi Royal TV tuguhaye ikaze kugira ngo tunezeranwe mu gihe cyose tugiye kumarana nk'uko musanzwe mumenyereye n'umushumba w'itorero Jean Bosco Simon itorero Patmos usanga hano ku Muhima aho mukunze kwita Yamaha aho umunsi w'ejo tubafitiye ibihe bidasanzwe by'umunezero by'imbaraga zibohora zikiza kandi nzi ko abenshi bazabohoka ku munsi w'ejo. Ese urarushye uraremerewe hari ibyananiye abaganga cyangwa se hari ibyananiranye kuboneragwa umuti mu buryo butandukanye uhawe ikaze ku munsi w'ejo isa 3 aho tuzaba turi mu byiza by'umunezero n'itorero Patmos nta wundi uzabagezaho ibyo byiza mu mpano Uwiteka Imana umwami wacu Yesu Kristo yampaye kugira ngo tubohore ababoshye kandi twice ubutware bwose bw'umwijima. Uhawe ikaze rero ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wa gatanu nimugoroba isa 11 n'iminota 30 tuzaturi mu mbaraga zibohora kugeza isa 2 n'iminota 30 ndetse ku cyumweru uhawe ikaze kuko buri munsi wose uko Imana dushoboje tubashishije habaho deliverance idasanzwe ku buzima bw'umuntu wese. Birashoboka ko hari bikugwanya, hari bikuruhije, hari bikugoye, hari ibyo urwana nabyo buri igisubizo ariko umwami wacu agira neza. Rero nende nshima Imana yo yabarinze mukaba mugeze muhira amahoro mukaba mukiri no mu kazi mugubwe neza hanyuma mu gihe tugiye kumarana rero ndifuza ko umwami Imana yakora ibitangaza ku buzima bwawe. Abenshi ibibazo bitandukanye, ese Imana twavuganye ishobora byose, ese irabeshya, ese ibasha gusohoza ibyo yavuze. Uyu munsi nicyo gihe tugiye kuganiraho hanyuma ngira ibyo mpanura ku buzima bwawe ngire nibyo ntibutsa ku buzima bwa n'imibereho yawe. Iyo warurushye, iyo waruremerewe, iyo wavuganye n'Imana uhawe ikaze kuri uyu mugoroba ndetse muri iri joro. Nzi ko uri burare neza, uri businzire neza, uri bugurwe neza, uri bwambikwe imbaraga utigeze wambikwa kandi umunezero w'umwami wacu Yesu Kristo aza ku buzima bwawe. Ese mwanyemerera tugasenga? Reka rero aho uri nubane nanjye mu mutima wawe nimba bishoboka hanyuma dusenge mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwami wacu Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, izina rye ryubahwe, ubwami bwawe buze. Turi kuri Royal TV ndizera ko imitima benshi igiye kubohoka muri izi ngo kuba dukurikiranye. Nzi ko hari imirimo myinshi igiye gukoreka ku buzima bw'abantu batandukanye. Reka umugambi wosohore igihe cyose rero buri wese udukurikiranye yakira igitangaza, yaba ari ku gisasiro umukize, yaba afite umutima uhagaze umurengera umutabare, yaba yararushya aremerewe abare utanga igisubizo. Nzi ko bishoboye ariyo mpamvu wanzanye ahantu kugira ngo ibyananiranye ubimbashishe bishobore kuri uyu muryango ndetse bishobore kuri uyu muvandimwe, bishobore kuri uyu mushiki wacu kuko uri Imana ishobora byose. Ngaho bana natwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Nongeye kubaha ikaze rero nyuma y'iri sengesho kugira ngo tunezeranwe mu gihe tugiye kumarana tuganira ku ijambo ry'Imana ku magambo y'Imana atandukanye. Namaje kubibwira mbabwira n'itorero ryaryo ahubwo tugiye kuganira mu buryo bw'umwuka kugira imbaraga z'Imana zibohora. Tugiye kuganira rero mu cyanditswe nk'uko mumaze iminsi mubona ku nsanganyamatsiko kuri promo ku mateleviziyo yanyu aho twavuze ko tuzaganira ku Mana ko itashobora kubesha. Birashoboka ko umuntu yakubesha akihinduka. Wa mukobwa we uzi ko umuntu yakubesha ko muzabana igihe gito akaguhinduka. Yewe hari n'abatana batarabana bamaje kujya mu mirenge basinye kubana ivangamutungo cyangwa se ivanguramutungo. Ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho kenshi kandi abenshi muri mwe murabizi. Ariko uyu munsi nje guhinyuza Satani n'imikorere n'imigambi ye kuko Imana icyo yavuze no kugikora igisohoza. Ibi ndabyibutse cyane igihe cyo kubamba Yesu ngo baranditse uwitwaga Pilato ngo Yesu umwami w'iki w'Abayuda. Ngo abajyaname baramubwira ngo wibeshye, andika ngo Yesu wiyise umwami w'Abayuda kuko ari nacyo cyaha twamujijije. Pilato arasubiza ngo icyo nanditse nacyanditse. Reka nkubwire icyo umwami Yesu yavuze ku buzima bwawe no kugisohoza azagisohoza. Niki yavuze ku buzima bwawe? Yaravuze ngo nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya. Ubaye iki? Ubaye iki gituma utaryama, gituma utirira ibyo kurya, gituma utanezererwa, gituma utanyurwa, gituma urara udasinziriye kuko umusore yakwanze, kuko indwara zabaye urudaca ku buzima bwawe, kuko akazi kahagaze, kuko business itameze neza. Oya, tuza
Imana iravuga ngo dore nanditse dosiye yawe uzakora ukiri mu nda ya mama wawe, kandi buri kintu cyose kibayeho nkubwira neza ko nzagisohoza. Buri kintu cyose bivuga ngo ibyo urwana nabyo, ibyo uhura nabyo byose umwami Yesu Kristo arabizi. Yewe warurushye, yewe waruremerewe, yewe warwanaga, yewe wakubitwaga, yewe warwanaga n'imiryango, yewe warwanwaga na bamwe mu bana cyangwa se mukorana, mugendana, mwigana, Imana ishobora byose yambwiye ngo ntibeshya. Iyakuvuzeho ubukwe izabusohoza. Iyakuvuzeho gutera imbere, kuba papa w'amahanga, mama w'amahanga, izabisohoza. Ndavuga mu rubyaro. Iyakuvuzeho ubukire n'ubugingo izabiguha. Iyakuvuzeho icyubahiro izabiguha. Humura, yego urarwana nibikomeye, yego imbaraga zirabuze, ucitse intege, ariko umwami yambwiye ngo nze nkubwire ngo ntabeshya. Hari abantu atigeze abeshya. Yabwiye Dawidi ati sinzagusiga ngo nguhane, kuko umutima wawe umenekera Imana ukanyizera, nanjye nzakugira neza. Yabibwiye Mose, sinzagusiga sinzaguhana. Inyanja ihinduka umuhando nyabagendwa. Yewe waruruhijwe n'iki? Birashoboka ko warushwa n'umugabo, birashoboka ko warushwa n'umugore, birashoboka ko warushwa n'ibigeragezo bya hato na hato. Erega gutinda kubyara byakubera intambara, erega gutinda gushaka byakubera intambara, gutinda mu bushomeri warize, ibyo ni bibazo bitandukanye. Inzira zose wahuramo n'ubuzima bw'iyisi byaba inkomyi y'icyo ushaka kugeraho. Ariko humura, Imana yasize amavuta abo yatoranyije kugira ngo babohore ubuzima bwawe, kugira ngo bahanure ubuzima bwawe, kugira ngo bakwibutse ko ari Imana ishobora byose idahinduka. Ndetse Bibiliya yarabitubwiye mu Aburahamu ngo ubwo yageragejwe bingana kuriya abasha gutabara n'abageragezwa. Yewe mubyeyi, inshuti yanjye, mushiki wanjye, yewe muvandimwe, papa, ubaye iki? Imana yavuze ngo izakiza indwara, ntago ibeshya. Mujya mwumva ubuhamya butandukanye, nawe muraza kubibona. Abantu benshi barabohoka, abandi bakira indwara zananiranye, ibe kanseri, ibe sida, ibe diyabete, ibe gute, ibe hepatite, ibe imyuka mibi, ibe indwara zitamenyekana abaganga batapimisha amaso n'ubwenge n'ubumenyi. Imana irabikora. Ese uriya wari umaze imyaka 38 ku kidendezi yarategereje nde? Ni muganga? No, yarategereje maze ko hindukiza. Ariko habaye igihe afata igihe. Ngwino ku rusengero dusengane tubane, Imana ikora igitangaza. Nutse ko ari igitangaza gikoreka uvuyeho waruri. Bibiri tubwira abantu bahetse umuntu wabo mu ngobyi ari bane, bamuringaniza naho Yesu ari, bafashe initiative bava mu ngo zabo, bareka ibyo bari barimo. Fata kanya wihererane n'Imana, ongera wibutse Imana amasezerano. Imana nkorera, Imana ya Isaka, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isiraheli, Imana ya Joseph, Imana ya Patmos, Imana ya Pastor Bosco. Iyi ni Imana ishobora byose. Indwara irazishobora, imbaraga z'umwijima irazishobora, ibyananiranye irabishobora. Ubaye iki? Reka dusome ku ijambo dusanga hano mu gitabo cyo Kubara. Turasoma Kubara igice cya 23 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20. Handitse amagambo meza tugiye kuganiraho, kandi zikimana irakora ibitangaza ku buzima bwawe. Ntabwo uhezwe mu kwandika ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa 0788 35 06 97. Iyi wayoherezaho ubutumwa bugufi ndetse na WhatsApp, ariko na nyuma y'ikiganiro waza guhamagara 0788 35 06 97. WhatsApp message ndetse na nyuma y'ikiganiro waza guhamagara. Uze gukurikirana kuri screen yawe, kuri iyo televizeri yawe uraza kubona na nimero wahamagaraho zo muri studio ya Royal TV. Biraza kugufasha mu gihe cyo mukanya turaza gusengera ibyifuzo. Reka rero tugende mu Kubara igice cyaho cya 23 umurongo waho wa 19 n'uwa 20. Handitse amagambo aragufasha muri aka kanya. Umurongo wa 19 uravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. 19 dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Ese wanyemerera ijambo nkarisengeramo akanya gato kugira rigira ububasha? Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uyu muntu dukurikiranye kuri Royal TV, reka yakira imbaraga zo kwakira ijambo,
ribohora ubuzima bwe, risubiza intege mu bugingo, ryica imbaraga y'umwijima, ryikureho imigambi y'umwanzi, rimusubizemo ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hari pointi nk'eshatu tugiye kuganiraho twasomye muri aya magambo. Iya mbere iravuga ngo Imana izabikora, iya kabiri izabisohoza, iya gatatu itanga umugisha utakwa. Iya mbere izabikora, iya kabiri izabisohoza, iya gatatu umugisha utakwa, umugisha udakurwaho. Izabikora, reka turebe uburyo Imana igikora ibintu bigatangaza abantu benshi. Bibiliya tubwira ngo igihe Abisirayeli bamaze mu bunyage, bakubitwa, banzwe, batawe, biturutse ku muvumo wa Aburahamu yapinze Imana ibyo yamubwiye, aho yayibwiye ngo uri Imana yambeshe, impamvu nuko ntarabona urubyaro wamvuzeho, none uyu munsi ndagira ngo umpe ikimenyetso, ngitanga Kashimana uyu muriro. Aburahamu yasinziye tayari, ihita imuhana imyaka 430. Iyo niyo fayini. So ntupinga Imana ibyo yavuze izabikora, itagwa fayini. Ariko Bibiliya tubwira ngo igihe Abisirayeli cyangwa abamukomoka kuri Aburahamu bazaba bari muri icyo gihugu cy'ubunyage, ngo uzabakoresha azagira akaga kuko bazakuraho ubutunzi ndetse n'icyubahiro, Imana ikihesha icyubahiro. Ibyo murabizi, Imana yabikoze neza mu gihe kihe. Igihe bari bageze ku nyanja, ikoresha Mose ndetse na Aroni, nk'igihe Mose yabwiraga Aroni ngo zana iyo nkoni, bayirambika ku nyanja, inyanja iribwiriza. Reka ibyari ibibazo imbere yawe, Imana yavuganye nawe ngo izabikora, ibirambikaho iyi nyanja, ndavuga iyi nkoni, ndavuga kwa kuboko kwayo, kugira ngo inyanja yibwirize itandukanemo kabiri. Uziko ibibazo byakurwanyaga bibuze bitandukanyemo kabiri, ukaba ugiye gutambuka neza. Tambuka neza ujye muri ofisi nziza, tambuka neza ujye mu kazi keza, tambuka neza indwara ikukurweho, tambuka neza ibigeragezo bikurweho, tambuka neza kuko Imana yategetse, yavuze ngo izabikora. Humura, ntutinye, ntuceke intege. Aha byarabaye kandi birasohora, izabisohoza. Hari igihe Imana ivuga ibintu ukajya ngo ntibizasohora. Akenshi uhuye n'ibigeragezo, yuhuye n'amakuba. Reka mbibutse, muribuka Yosefu bamuta mu mwobo. Uziko ari mu rwobo, yahahamutse, akibagirwa isezerano, akibagirwa ibyo Imana yamuvuzeho. Rega nawe umeze nk'uri mu rwobo, ariko nubwo bimeze bityo, hari icyo Imana yakuvuzeho kizasohora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aho uri wavuze ngo amena mu mutima wawe. Uziko Yosefu yaje gusohorezwa ibintu Imana yamuvuzeho, nawe agatangara. Uziko Imana ibintu igiye kugukorera, ugiye kumera nk'urota. Uziko nawe ugiye kwireba, ukibona nawe utwite. Ugiye kwibona nawe mariage yawe yabaye. Ugiye kwibona nawe wicaye mu iduka ukora. Ugiye kwibona kampani yawe yamenyekanye, yatsindiye amasoko. Ugiye kwibona ya makaridi yose wayishyuye. Ugiye kwibona amahoro yo mu mutima yabonetse. Ugiye kwibona urugo rwawe rufite umunezero. Yewe wari urushye, yewe wari uremerewe, yewe wari utegereje ko Imana ari cyo yakora. Irambwiye ngo ije kubisohoza. Yewe uziko Imana yabwiye umugabo bita Zakariya igihe yari ari mu nzu yayo, iramubwira ngo yewe Zakariya, njyewe ndi Imana ishobora byose, mwohereze marayika Gaburiyeli ngagira ikintu avuga ku buzima bwawe. Zakariya ati reka, ibintu by'Imana narabihaze, ibintu by'abahanuzi narabihaze, ibintu by'amajwi y'abakozi b'Imana narabihaze. Nubihagura kundi ibiki? Urakunda ibya Nyabingi, urakunda iby'abacuruzi n'amahembe n'ibindi. None se niba utabikorera urabikunda ute? Erega hari imbaraga udagomba kwemera. Nimba hari imbaraga za Satani, zirukane, wakira imbaraga z'umucyo, arizo z'umwami wacu Yesu Kristo. Izi zirabohora, zirakiza, kandi zigaragara igihe cyose. Ntabwo zibaho kuri kondisiyo. Mwene data, izabikora. Umva ikintu cyantangaje. Imana yakoze igitangaza, ibohora, icagagura izo mbaraga mbi zari zaraziritse urubyaro rwa Elizabeti. Elizabeti yaje kubyara, ndetse ngo mu kwita izina uyu mukozi w'Imana yarabaye ikiragi, abona igitangaza. Reka nongere mbibutse kuri ingingo ya gatatu ivuga ngo Imana izasohoza ibyawe. Ikintu cyose Imana yakuvuzeho, abaru wakuvuma, abaru wagurukira, ntiyagushobora. None se ntibakuvumye ngo uzapfa ntacyo ugezeho? Uyu munsi aho ugeze ni kubera abantu? Subiza. Urwego ugezeho ni abantu? Ari abantu ntiwakaryamye ntiwagasinziye. Ariko Imana yambwiye ngo igihe cyose Balamu
yahagurukiye kuvuma abisirayeli bahawe umugisha. Nanjye Uwiteka yantumye ngo nze nguheshe umugisha, kandi ibyavuye mu kanwa k'Imana bije gusohora. Yavuze urushako, yavuze iterambere, yavuze imikorere, yavuze kwishima, yavuze umunezero, yavuze guseka, yavuze kugenda amahanga, yavuze gukira indwara, yavuze kiza kuburanira, yavuze kiza kurwanirira, yavuze kiza gutsindira, yavuze kiza kwambika, yavuze kiza guha amahoro, yavuze kiza kugendesha mu ndege, yavuze kiza gukiza indwara. Irakitwa Imana ishobora byose. Warurushye, waruremerewe, warutegereje Imana ko ari cyo yakora. Wavuga ngo yarakubeshye ko ari byo mwavuganye binyuze mu kanwa k'abahanuzi, yarakubeshye kuko ari byo byinshi bitandukanye. Birashoboka, ariko nanone hari bidasohora kubera Satani yabyivanzemo akakuboha abohesheje imigozi ye. Aka kanya tugiye mu itorero Patmos, hariya ku Muhima, hari byinshi tugiye kuganiraho, aho Imana agiye dukoresha ibintu bitandukanye. Ni kubw'imbaraga z'Imana, ni kubw'amaraso Yesu Kristo, ni kubw'isezerano ryayo. Yewe warurushye, hari ibyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Reka rero tunyarukiye mu itorero Patmos, namwe murebe imirimo y'Imana. Turaza kugaruka mbasengera kandi mbakiza imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo. Mbibutsa ko wemerewe kohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 35 0697 ndetse no kuri WhatsApp. Turaza dusenga. Reka rero tujye muri Patmos. Shalom shalom, umuhaye ikaze hamwe n'itoro Patmos na Royal TV kuri uyu wa gatatu isa 2:20 tuzaturi ku ijambo riri mu gitabo cyo kubara igice cya 23 umurongo wa 19. Avanga Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Waruzi ko iby'Imana kuvuzeho bizasohora. Uhawe ikaze kugira ngo ugire ubusobanuro kandi ube mu ijambo no mu muhanuzi Imana yakugeneye. Mu bice byose urimo, mu bihande byose urimo, birashoboka ko uyu munsi wababaye, birashoboka ko uyu munsi uri mu bitandukanye byatuma utanezerwa, ariko Uwiteka Imana hamwe ngo mpanure ubuzima bwawe, akira umunezero, akira iterambere, akira gukomera. Mwibutsa ko Imana itabeshya, Imana ibaho umugisha. God bless you. Shalom shalom. Tugeze mu gihe rero cya Miracle Time, ibitangaza n'imirimo y'Imana birakoreka. Yesu ko yari kera n'uyu munsi ntajya hinduka, umuntu yaguhinduka, inshuti kaguhinduka, abavandimwe kaguhinduka, ariko yasize abantu basigiwe imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo. Mu mpano Imana yaduhaye rero twaherewe kubohora aba bantu. Hari benshi baboshwe n'imbaraga z'umwijima n'indwara zitandukanye. Aka kanya rero tujye kugera mu gihe cy'ibitangaza by'imbaraga z'Imana. Tubizana kugira ngo mugere kwizera kandi mukura abo bantu banyu Mungu, mubahejeje ku gisasiro, mubahejeje mu mbaraga z'abapfumu z'imyuka mibi, murangiza abantu banyu. Zana abantu bakira igitangaza. Imana irahari kugira ngo ikore imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'abo bantu. Reka rero mwirebere iby'Imana dukoresha. Ni Yesu dushoboza. Aho ngaho rero twe tumwitorero Patmos Vendredi Miracle wa gatanu w'ibitangaza, aho imbaraga z'Imana zaje kubohora. Ubu ni umushumba waryo. Uyu munsi twigize kubara 23 19 n'umurongo wa 20. Iriya nimero mubona kuri screen yanyu ni iyo wakohereza ubutumwa bugufi 0788 3697 ndetse hari nindi iri buze muraza guhamagaraho kugira ngo Imana igire ikikora. Iherwa na 230 iyo ngiye uraza kwihamagaraho mu gihe cyo kwakira amatelefone ufite icyifuzo urishyo remerewe kugira ngo Imana igire ikikora ku buzima bwawe. Aho rero muri kubona abantu bariho baramya turamya Imana. Uwo mwana yari afite uburwayi bwo mu nda bukomeye cyane, rimwe na rimwe haribwo tutavuga amazina, ariko ngo wirebere imirimo y'Imana n'ibitangaza yaje kuva yakiye igitangaza Imana imukijije. Icyo ni igihe cy'ibitangaza by'Imana. Yesu rero yagiye akora deliverance, akiza abantu benshi, uburema, indwara zitandukanye, ababana n'ubumuga bakakira ibitangaza bitandukanye. Aha mw'itorero Patmos rero ibyo nibyo byinganjeyo. Birashoboka ko ufite umuntu urwaye mu ntara, mu mujyi wa Kigali, birashoboka ko ufite ibigeragezo bitandukanye, ibyo bita imikorere yaranze, amakwe agenda apfa, akazi, ubushome n'izindi mbaraga mbi zose. Murabiza abanyarwanda turwana na byinshi ndetse n'abanyamahanga. Hari benshi badukurikiye kuri website ya Royal TV, abo nabo turagira ngo tubabwire ko twakira gusenga kwabo. Nabo bahawe ikaze mu gihe cyo guhamagara, baze guhamagara. Mbibutsa ko ibiganiro byose mwabikurikirana kuri YouTube ya Patmos Orthodox Church. Ngaho rero mw'itorero Patmos uhaye ikaze ku munsi w'ejo saa 3, aho imbaraga z'Imana zazikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe.
urarushye, urarwaye, uraremerewe, wararozwe, watinze gushaka, ufite ibikurwanya, ibihombo, inyatsi n'ibindi byafunze iterambere ryawe, uhaye ikaze ku munsi w'ejo ndetse no kuwa gatanu w'ibitangaza by'Imana. Imana ikuvugaho, ngo yakiye ubuhanuzi bw'Imana yamuvuzeho, abenshi barabohoka kandi Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Abo ni abakozi b'Imana. Imana ivugane nawe, ureke kumva amajwi y'abadayimoni ngo wumve ijwi ry'Imana kandi umenye icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Abantu baraho ngaho gusa abantu bafite plan d'action, abantu bagira plan d'action bakagira umurongo wo gukorerwa wo gukoreraho, ariko wowe nta kimana yakuvuze, nta kijuru ryakuvuze. Ariko humura, uyu munsi ntari cyo ndi buhanure ku buzima bwawe, mukanya karibuze uko Imana iranshoboza. Abari kuri telefone ku murongo twabakira bahamagaye, uri ku murongo. Halo, halo, ndakumva. Ndabumva, mwavuga icyifuzo cyanyu. Yego. Yego. Uwo mwana w'imyaka 4 urifuza kumuzana tukamusengera. Uhaye ikaze ejo saa 3 rwose, saa 4 nzaba ntangiye gusengera abantu. Ntabwo nahagera, ntabwo ndahagera. Utuye kure? Turaza kugusengera wizera Imana, kandi umusirikare yabwiye Yesu ngo tegeka umwana wanjye arakira, kandi byarakoretse. Turaza kumusengera uyu muvandimwe uri ku murongo wa telefone ufite umwana w'imyaka 4 urwaye, n'abandi bari ku bitaro, ku ngo zabo, ku mareri yabo, n'abari mu bice bitandukanye by'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba, umurwa mukuru wa Kigali, Gasabo na Nyarugenge. Undi uri ku murongo tumwakire. Hello. Oui, ndabumva muvyeyi. Yego. Oh, uri mu majyaruguru. Yego, ndakumva muvandimwe. Nanje mfite ikibazo nari ngiye. Yego. Amagambo vuze arampumuriza. Imana ishimwe cyane. Numva nandi mwansengera yuko ikibazo cy'indwara zo mu matwi. Yego. Yego. Nanje musengere cyane. Ubona kwizera. Imana irabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ciao. Abo rero ni bamwe mu badukurikiye bari kuri Royal TV, aho bari kugenda bahamagara mu ntara zitandukanye, nandi bamabwira ngo abo muri Gasabo, Nyarugenge ndetse na Kicukiro. Mu gitondo kare ni igiterane cy'imbaraga, aho imbaraga z'Imana ziri kubohora kandi zigakiza. Mwaza kuduhamagara kuri iyo nimero iherwa na 130. Yego, turakumva. Uwo ntibikunze. Rero nende mbabwira ngo benshi bararushye, bararemerewe, bari gupfira mu ngo zabo bishwe n'uburwayi butandukanye, abandi barwaye ibirwara bidasobanutse. Hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zikiza. Umwami Yesu Kristo yaduhaye iyo misiyo yo kwica ubwami bw'umwijima, yo kubohora, yo kunesha imbaraga z'umwijima. Izo ni impano z'Imana. Uruhijwe na byinshi, urakora bikanga, urasabwa, ubukwe bugapfa bureba. Abandi bafashwe n'izindi mbaraga mbi, nta gusinzira, nta mahoro ufite, ubusinzi, kubyarira mu rugo, ibigeragezo bitandukanye. Mwene data, waha ikaze ku munsi w'ejo hano ku Muhima Yamaha, ni mu mujyi rwose, aho isaa 3 igiterane cy'imbaraga zibohora. Abari ku murongo tubakire. Halo, halo, ndabumva. Mwiriwe neza. Amena. Clementine muvugana. Yego, wakongera ijwi. Clementine muvugana. Yego. Nagira ngo mbasabe inkunga y'isengesho ngire uburwayi bwinshi. Nukuri Imana irabikora kandi ikiza indwara zose. Amen. Turagusengera Clementine. Mwakoze cyane, Imana ibamugisha. Amen. Ngira ngo noneho twabasha kureba na bumwe mu butumwa bw'abantu batwohereje. Yego, tugiye kuba dusoma bumwe mu butumwa abantu batwohereje butandukanye, bari mu bice bitandukanye, kugira ngo tubashe kubusoma. Nibutsa abantu bagiye bari guhamagara bihangane, kubona ubutumwa bwo ni bwinshi ntabwo twabusoma. Abantu bahamagara rwose ntabwo biri butworohere. Iyi nimero ntabwo ihamagarwaho, niyo koherezwaho ubutumwa bugufi. Yego, bagira ngo dusome ubutumwa bugufi, ariko abantu bari guhamagara cyane, ntabwo byoroshye ko abantu mwakihangana
kugira ngo dusome ubutumwa bugufi. Yesu ashimwe. Narasamye ariko mfite ikibazo cyo kugira isesemi, nta kintu kira mu kanwa. Yo, turagusengera, Imana ari kiri bukore kandi ishimwe yaguhaye musengero. Uyu niko yanditse, iyo yaguhaye gusama. Nitwa Imakire, mpereye Kigali, ndifuza ko musengera, mfite ikibazo mu rugo, Imana irabikora. Mwiriwe, ndabasaba inkunga y'isengesho, mfite ikibazo cy'akazi kandi numva ntatuje muri njyewe, Imana irabikora kandi yivuganira umuntu wese. Yesu ashimwe. Nitwa Pisi, ndagira ngo musengere Imana inkize, ninjoro sinjya mbona ibitotsi, Yesu arabikora. Nabwiye abantu rwose mureke guhamagara, reka wenda tube turekeye aho, hanyuma ahubwo umunsi w'ejo guhera isaa 3 fata umwanya, birashoboka ko waba uri mu kazi, uzaze kuwa gatanu. Ni deliverance live. Urarwaye, urarushye, uraremerewe, ukeneye gukizwa, ukeneye kwakira imbaraga zibohora, ukeneye kumva icyo Imana ikuvugaho, ukeneye kubona imirimo n'ibitangaza bikorekera kuri wowe. Uryamanye iki? Wicaranye iki? Va ku bindi byose utekereza. Hagaciro imbaraga z'Imana zibohora, hari gaciro imbaraga z'Imana zikiza, kandi zikimigisha y'Imana iri kuri wowe, kandi umugambi w'Imana ari busohore ku buzima bwawe. Ndagira ngo rero mbifurize amahirwe n'umugisha, noneho sengere babantu bahamagaye n'abatwohereje ubutumwa butandukanye. Mbibutse ko abantu bose bagiye bohereza ubutumwa, ejo ku munsi wa 4 nzanabusomera mu iteraniro kugira ngo abantu bakire ibyabo. Reka soreze kuri ubu ngubu. Yavuze, nyakubahwa umukozi w'Imana, fasha gusenga kandi ndizeye, nabumbishije amatafari, nitegura kuzubaka, kuzabona umushahara, ariko amezi ashize ari 10 umushahara barawunyimye kuri avance. Ibyo biroroshye cyane. Nyakubahwa umukozi w'Imana, nindiye yohereje nkayo, yumvaga tutayisome. Uyu yitwa Betty, musengere ndarwaye amaso, Imana irabakiza. Reka mvuge ngo umugisha w'Imana babeho, ahubwo mureke dusengera abantu. Ahubwo icyo nkurarikira cyangwa icyo ngusaba, kare mu gitondo, niba nta gahunda yindi ufite cyangwa niba unayifite, agaciro imbaraga z'Imana bimurebe, birashoboka. Nicyo gihe cyawe. Fata umwanya ejo saa 3 uze hano ku Muhima, iruhande rw'inyubako y'Abadventiste. Turaba turi mu mbaraga zikiza zibohora. Kuwa gatanu uvuye mu kazi kawe saa 11 nabwo uzakira ibyawe. Imana rega yashyizeho iri koranabuhanga kugira ngo muve mu rungabangaba n'urujijo. Abantu benshi babuze aho bakirira, babohokera, abandi ntibacyumva ijwi ry'Imana, abandi sinzi icyo bizeye. Reka mbasengere. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mpagaze mu butware n'ubushobozi wampaye, nica imigambi yose y'umwijima, ndimbura imbaraga z'uburwayi. Mwene data ufite umwana umaze imyaka 4 ku gisasiro, ibyo bidasobanutse, nohereje y'umuriro mu izina rya Yesu. Imbaraga zikiza zibohore, zica ubutware bwose bw'umwijima. Aba bari barushe baremerewe bakira igitangaza, abari bacitse intege, abatasinziraga, abatari bafite amahoro, abakeneye gutabarwa, abakeneye kubaka ndetse bagakenera iterambere. Ndabasabira urushako ruzima, ndabasabira ubukire, ndabasabira kurama, ndabasabira ubugingo, ndabasabira imigisha. Byose urabishoboye. Nzikura Imana idashobora kubeshya. Sohoza ubukwe wabavuzeho, sohoza imikorere wabavuzeho, sohoza iterambere wabavuzeho, byose bibe uko bishaka. Mbisenze nize mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Akira amahoro ya Yesu Kristo, akira kurama, akira kumenyekana, akira iterambere, akira ubukire, akira ubugingo. Bibe bityo mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo, amen. Murota Imana, Uwiteka Imana arabakunda kandi natwe turabakunda. Naheje. Bye bye.